Munsi turiga igice cya nyuma kigize ihema ahera hahera. Ahera hahera ni urugero cyangwa se ni umufano w'ibintu bibiri bikurikira. Ni urugero rwa mwuka kandi ni urugero rwo mu ijuru. Rero ibintu bine biba ahera hahera. Icya mbere ni igitambaro ariyo paziya. Icya kabiri ni isanduku y'isezerano. Icya gatatu cyabaga ahera hahera ni ibisate by'amabuye. Icya kane ni inkoni ya Aroni yashibutse. Icya mbere paziya cyangwa se igitambaro, uyu mwenda watandukanyaga ahera n'ahera hahera cyane. Uyu mwenda wari udoze mu buryo bw'ubuhanga cyane, kandi uyu mwenda wari ushushanyijeho abakerubi babiri barebanaga. Abatambyi bose ntibari bemerewe kwinjira ahera hahera, n'umwe gusa ni Aroni, niwe winjiraga ahera hahera nawe akinjira rimwe mu mwaka. Dusomye Abalewi ibice 16 umurongo wa 12 kugeza wa 13, cyangwa se Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 7. Uyu mwenda wakingirizaga ahera hahera ni kimwe natwe ibyaha byadutandukanyaga n'Imana. Yesu yaje tuba abishikira ku Mana. Uyu mwenda wasobanuraga Kristo. Iyo dusomye Abaheburayo ibice 10 umurongo wa 19 kugeza ku murongo wa 20, ntabwo twari dukwiriye kwinjira ahera hahera, ariko Yesu yaraje tubasha kwinjira ahera hahera cyane. Amakerubi ntagifunze inzira, ubu akazi kabo ahubwo ni ukudufasha kwinjira ahera hahera. Dusomye Abaheburayo igice cya mbere umurongo waho wa 14. Ikintu cya kabiri cyabaga ahera hahera ni isanduku y'isezerano, y'intebe y'ubuntu cyangwa se intebe y'ihongerero hagati y'abakerubi babiri. Niho nzaza mvuganira nawe. Iyo dusomye kuva ibice 25 umurongo wa 22, cyangwa se Abalewi ibice 16 umurongo wa 2. Imbere nta kindi kintu cyabagamo uretse Imana gusa. Iyo dusomye ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 13, cyangwa se ibyahishuwe ibice 4 umurongo wa 4. Nta yindi ntebe uretse y'Imana gusa. Umutambyi nta ntebe yagiraga imbere. Abakerubi bari bashushanyije mu izahabu, kandi abakerubi babiri bicaraga ku mufuniko w'isanduku. Abakerubi bari bafite amababa akingira ubwiza bw'Imana, kandi abakerubi baremanywe n'isanduku y'Imana. Bisobanura ko natwe twaremewe muri Kristo Yesu. Dusomye Abakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16. Muri Bibiliya hari amoko atatu y'amasanduku. Isanduku rya mbere ni inkuge, isobanura Kristo. Isanduku rya kabiri ni akibo cyangwa se agaseke bahishemo Mose. Isanduku rya gatatu ni isanduku y'isezerano, yarimo amategeko yose yabayoboraga, ariyo yaje guhinduka ubuntu. Isanduku y'isezerano rishya ni Yesu Kristo. Iyo dusomye Yohana igice cya mbere umurongo wa 14. Cya gatatu cyabaga ahera hahera ni ibisate by'amabuye. Amategeko yose yari 10. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 4. Amategeko karane yavugaga hejuru y'Imana. Amategeko kari 6 yavugaga hejuru y'abantu. Imana ibwira Mose ati, ugende ufate ibisate by'amabuye ubishire mu isanduku. Uko niko abantu bagomba kugendana amategeko yaje mu mitima yabo. Zaburi ya 40 umurongo waho wa 8. Isanduku y'isezerano kuri ubu nitwe, naho amategeko y'Imana aturimo ni ibisate by'amabuye. Ikintu cya kane cyabaga ahera hahera ni inkoni ya Aroni yashibutse. Inkoni ya Aroni yashibutse. Aroni yari umutambyi mukuru, na Kora nawe yari umutambyi usanzwe, ariko Kora agumura abantu 250
ashaka kuba umutambyi mukuru. Mose ahamagara abantu bose bazana inkoni ko ari 12 zingana n'imiryango yabo y'Abisirayeli ko ari 12, kandi Mose abategeka kuzana inkoni zumye. Baziraza mu isanduku y'isezerano, iri buce mu gitondo yashibutse niwe uzaba umutambyi mukuru. Bisobanura uko niko Kristo yakagombye kuza gupfa no kuzuka. Kubara ibice 16 umurongo wa 2 kugeza ku murongo wa 32. Kubara kandi ibice 17 umurongo wa 8 kugeza ku murongo wa 16. Inkoni ya Aroni yashibutse ni urugero rwa Kristo, kandi inkoni ya Aroni yarashibutse izindi zose zisinziriye. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 20. Uko niko inkoni ya Aroni yashibutse, niko n'abari muri Kristo Yesu bazazuka. Abaefeso ibice 2 umurongo wa 4 kugeza ku murongo wa 6.